hari amagambo adasanzwe yavuzwe na Perezida wa Repubulika y'u Rwanda, amagambo atari ayo kunyura mu matwi gusa, ahubwo agomba kugera no ku mutima w'umunyarwanda uwo ari we wese. Nta gihano cyangwa igitutsi giturutse hanze cyashobora na rimwe gusiga icyasha u Rwanda. Nta n'umwe wadusiga icyasha ndetse no ku cyubahiro n'ubunyangamugayo bw'ingabo z'u Rwanda. Aya si amagambo adasanzwe gusa, ni ukwibutsa haba buri munyarwanda ndetse ko dufite agaciro, ko dufite ishema kandi ko dufite igihugu tuzateza imbere. Kandi none ntiduteze kureka cyangwa ngo tureke abatuvogera cyandavurwe n'undi ari we wese. Ndetse mu bihe byo kwibuka Jenoside yakorewe Abatutsi, kwibuka aho twavuye tukamenya aho tugeze kandi tukiyemeza aho tujya. Twanyuze mu bihe bikomeye ariko ntitwacitse intege, twahisemo kwiyubaka, twahisemo ubumwe, twahisemo kuba abanyarwanda mbere ya byose. Ingabo z'u Rwanda si izo kurwanira gusa, ni ikimenyetso cy'ubutwari, ubwitange n'urukundo rw'igihugu. Nizo zarokoye igihugu, nizo nanone zigikomeza kandi nizo duhesha ishema ku isi yose. Nta muntu wo hanze uzigera uduca intege, nta n'amagambo azigera asenya, ndetse ibyo twubatse byose bizakomeza kurindwa ku mutekano w'u Rwanda. U Rwanda rwubakiye kuri none, ubu ni ubutwari, ukuri no ku bumwe bw'abanyarwanda. Uyu munsi humura, umutima wawe wibuke ko uri umunyarwanda ufite agaciro, kandi wibuke ko igihugu cyawe gifite imbaraga, wibuke ko ejo hazaza ari ahawe. Nanone kandi ntabwo batinya gucika intege. U Rwanda ni twe, u Rwanda n'ejo hazaza. Munyarwanda nawe rero dukwiye gufatana urunana, tugakurikiza ingamba ndetse tugashyira mu bikorwa ibyo dusabwa na leta y'u Rwanda, ndetse tukagira icyizere ubuyobozi bwacu. Aya si amagambo gusa, ahubwo ni icyizere mu banyarwanda, ni urumuri, ni icyizere. Banyarwanda, buri muntu wese nahagurukire kurwanya ikibi akoresheje ibintu bitatu by'ingenzi. Nubona ikibi gikorwa, uzagikuzeho ukuboko kwawe, cyangwa uzakoreshe umunwa wawe, cyangwa se n'ibyanga byose uzababarire ku mutima. Ibyo ni ibintu bitatu ushobora kuba wakwiha nk'intego kandi bikazagutabara hano ku isi ndetse no ku munsi w'imperuka. Ntugacike intege kugera ku ntsinzi. Hari ibyo wigomwa, hari byinshi banyuzemo, hari byinshi babonye, ariko nanone byabafashije kwihangana. Kwihangana rero byakugeza kuri byinshi. Uyu munsi turi u Rwanda, kandi nanone turi amahanga yose, diaspora, ndetse haba hano muri Afurika ndetse n'imahanga, aho hose u Rwanda rurahari. Banyarwanda, banyarwandakazi, nimuze natwe dushyireho itafari, abarinzi b'igihango ndetse n'aba bandi bose bagize uruhare rutaziguye mu kurinda kandi bakanakumira Jenoside yakorewe Abatutsi mu 1994. Icyo gihe byari amezi mabi, kwezi kwari gutangaje cyane. Ahangaha ku banyarwanda bari bari kureberwa n'isi yose, aho nta kintu na kimwe isi yarimo kuvuga. Isi yaracecetse, amaraso aramenwa, ubwo inkotanyi ziba zirinjiye, igihugu kiba kiratangiye gubohorwa. Kuva icyo gihe kugeza na n'ubu ngubu, ni igihugu gitemba amata n'amazi, imigezi minini, twavuga nka Nyabarongo, ndetse tukavuga imisozi igiye itandukanye, haba umusozi wa Sabyinyo ndetse n'amashyamba nka Gishwati. Ibi byose byagiye bibungwabungwa, aho inyamaswa z'ishyamba ziyongereye, tukagira ba mukerarugendo baturutse impande zose. Dufite Visit Rwanda haba mu Bwongereza, aho ngaho duhagarariwe n'ikipe ya Arsenal. Nanone tukajya mu ikipe y'Ubufaransa, aho ngaho naho tukavana mu maklebe, ikipe nka Paris Saint-Germain, ikipe yabo yandi yose aho ngaho.
mu Budage naho, aho ngaho tukahashyira ikipe nka Bayern Munich, aho twanagiranye n'amasezerano. Uwavuga ibyo u Rwanda rwagezeho muri iyi myaka isaga 28, ubu tukaba turi kwizihiza uwa 32 twibuka jenoside yakorewe abatutsi. Uyu munsi turi igihugu gitengamaye, dufite convention, dufite Amahoro Stadium, Pele Stadium n'ibindi bikorwa remezo bigiye bitandukanye nka Kigali Arena cyangwa se BK Arena. Iyi ni inyubako nini cyane, aho benshi bagiye bayitangarira, haba mu bahanzi bagiye baca mu Rwanda ndetse n'ibindi byamamare bigiye bitandukanye mu ngeri zose. Igihugu cy'u Rwanda twavuga byinshi kuri cyo, ariko reka ducumbikira ahangaha. Ufite ikibazo cyangwa igitekerezo, icyifuzo, twandikire ku mbuga zacu na Hussein Ukuri, kandi nawe ushobora kuza mu muryango w'abagize abantu 500 kurenzaho, tukaba tubona mu biganiro byacu bya buri munsi. Shanti.